twongeye kubasuhuza abakunzi mudukurikira kuri Gano Daily Official. Imana ibahe umugisha. Abarwaye amaso, ushaka kwisuzumisha amaso, itangazo ryihutirwa rya ADEPR nuko ubu ngubu gusuzuma amaso cyangwa se kuvura amaso ndetse bakaguha rinete ubu ngubu ari ubuntu. Muri iki kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku kuvurwa amaso ndetse naho muzajya kwivuriza ku itariki 16 na 14 z'uku kwezi ahangaha kuri ADEPR Rugarama. Turagira ngo rero tubabwire uzavurwa amaso ninde. Ni umuntu wese, ntago ari abakristo ba ADEPR gusa, ni abakristo ba ADEPR ariko n'abandi bantu bose bakunda ADEPR ubu ngubu bemerewe kuvurwa amaso ku buntu. Tugiye kugaruka muri iki kiganiro tubabwira neza uko bizagenda. Uzasanga arwaye amaso asaba rinete, niba wifuza kugura inzu, ndagira ngo nkwereke diru nziza, inzu nziza ushobora kugura kandi ku mafaranga make cyane. Iyi ni inzu iherereye Musanze, ikaba ari inzu irimo kubakwa ndetse imaze gukingwa, ariko nanone nyirayo akeneye amafaranga kugira ngo agira utundi tubazo yakemura. Ni inzu iherereye mu karere ka Musanze, mu murenge wa Kimonyi, akagari ka Birira ndetse mu mudugudu wa Ruremo. Akaba ari inzu rero iri muri site ya Kadahenda kandi ni site nziza cyane, site yo muri zoningi R1. Iyi nzu ikeneye miliyoni 14 gusa. Akaba ari inzu nziza iri mu kibanza kinini, ubuso 256. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4 bimeze neza, ikaba ifite salo na saramanje, ubundi ikaba ifite stock na douche ndetse na korodoro. Iyi nzu ahantu iri irimo umuriro, murimo kubibona kuri ayo mafoto. Kandi iyi nzu ahantu ibuzi, ahantu ino nzu iherereye ni ahantu hahenze, ikibanza kirahenze, ahubwo iyi ni shuwa diro nakuzaniye kugira ngo ubone inzu ndetse n'ikibanza kinini kandi ubone n'inzu nziza. Iyi ni inzu nini nawe urimo kubibona. Hamagara nimero rero ziri kuri iyo screen maze ubundi uvugane n'uyiguha, ubundi ugure neza kandi uhahe. Abakristo ba ADEPR ndetse n'undi muntu wese ukunda itorero rya ADEPR ubu ngubu kwisuzumisha amaso ndetse no kuvurwa amaso byabaye ubuntu. Ahangaha rero iri ni itangazo ryanditswe cyangwa se ryanditswe ndetse risinyaho n'umuyobozi wa ADEPR Nyarugenge. Gusuzuma no kuvura amaso ku buntu ku itariki ya 13 n'iya 14, ubwo ni kwa gatandatu no ku cyumweru. Isaha no guhera saa moya za mu gitondo kugera ku isaha za saa 10 z'umugoroba. Ku ahantu bazasuzumira aya maso cyangwa se bazavura aya maso ku buntu ni kuri ADEPR Rugarama, ni paruwasi ya Nyarugenge. Icyitonderwa kugira ngo ubanze wumve wewe urwaye amaso, ufite abana bawe barwaye amaso ariko bakaba bashaka kujya kwisuzumisha, bakaba bashaka kujya kuvurwa amaso, ubona amaso y'abana bawe arwaye kandi bikabije, ukaba warabuze amafaranga yo kubagurira rinete cyangwa se kujya kubasuzumisha mu bitaro bikomeye bivura amaso. Ahangaha twabazaniye umuterankunga ukomeye wo kuvura amaso kandi ku buntu, ndetse abana cyangwa se urwaye amaso akabahabwa rinete niba bamusuzumye bagasanga amaso ye akeneye rinete, kandi niba bagusuzumye bagasanga amaso yawe akeneye indi miti igiye itandukanye y'amaso bazayiguha ku buntu. Indorerwamo zizasaba kurebererwamo ko amaso arwaye zizaba zihari rwose nta kibazo. Umuterankunga nk'uko twabibabwiye yitwa One Site, akaba azishyurira abarwayi bagera kuri 40% ku ndorerwamo. Ubwo ibyo murabyumva ngo byaba byiza uje kwisuzumisha yitwaje 3,000 gusa by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo asuzume. Niba sanga arwaye amaso asaba rinete bazamuha rinete kuntu ndetse azazitahana. Niba sanga amaso arwaye ataragera aho akenera rinete bazaguha imiti ubundi utahe nta kibazo. Izi serivisi zizabafasha ndetse
n'abafite ibibazo byo gusoma ndetse n'ibindi bibazo by'amaso. Izi serivisi cyangwa se iyi serivisi kuri uwo munsi izabafasha. Iri ni itangazo ryatanzwe n'umuyobozi wa ADEPR Nyarugenge witwa Pasitoro Charles. Bimenyeshejwe rero abaturanyi bose cyangwa se n'abandi bantu bose barwaye amaso bifuza kujya gusuzumwa amaso cyangwa se bifuza gusuzumwa amaso cyangwa se bifuza kwivuza amaso. Aho wabaza nimero wabazaho iyi serivisi ukeneye kuyivuza urandika nimero 078227 katwongere tuzivuge neza ni 078227 izi nimero ni za Innocent wo muri One Site umuterankunga mukuru. Wamuhamagara ukamubaza niba koko iyi serivisi bazahitanga, ariko wemerewe gutwara ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda ukagera hano hantu kugira ngo bakusuzume amaso ndetse banakuvure amaso ku buntu. Nanone indi nimero ushobora guhamagara ni ya Pastor Charles wa ADEPR Nyarugenge ni 0782214031. Ubundi ukagenda ukisuzumisha aya maso. Ni ku itariki 13 na 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Azaba ari kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Kuri 13 azaba ari kuwa gatandatu, kuri 14 azaba ari ku cyumweru. Isaha no guhera saa 9 za mu gitondo kugeza saa 10 z'umugoroba kuri ADEPR Rugarama muri paruwasi ya Nyarugenge. Ubwo uzabaza ADEPR Rugarama aho iherereye muri paruwasi ya Nyarugenge, uzatega mu motari, uzatega imodoka, ubaze neza aho ADEPR Rugarama iherereye, ubundi wisuzumishe amaso ndetse wivuze amaso ku buntu. Iyi serivisi irareba abantu bose. Iyi serivisi irareba abantu bose, ntabwo ireba abakristo ba ADEPR. Oya, iyi serivisi irareba abantu bose, abakristo bose, abaturage bose. Ariko nanone iri tangazo ryatanzwe n'umuyobozi wa ADEPR. Bivuze ngo itorero rya ADEPR niryo rifashije aba bantu kuba bakivuza ku buntu, bakivuza amaso ku buntu. Iri itangazo ritanzwe n'umuyobozi wa ADEPR, kuko ndetse iri tangazo n'umuyobozi mukuru wa ADEPR ararizi, kuko ryatanzwe n'umuyobozi wa paruwasi ya ADEPR. Aya makuru tubahaye abari kugira ngo niba ufite umwana urwaye amaso cyangwa nawe urwaye amaso warabuze ubushobozi bwo kujya kwivuza ahantu hashobora kugutwara amafaranga menshi, ubu ngubu ku bihumbi 3 byo kwisuzumisha uzagenda bagusuzuma amaso, baguhe rinete, baguhe imiti, utahe kandi ubusuzumwe cyangwa se ubuvuwe amaso ku bihumbi 3. Bivuze ngo ibihumbi 3 nibyo kwisuzumisha, ubundi naho ubundi kuvura amaso n'ubuntu. Ni mu biganiro tuzajya tugenda tubagezaho. Ciao ciao.